Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Ndibasuza ndi Fabrice Mporana nayo. I Bugesera umugabo yishe umugore wiwe amukekaho kumuca inyuma ahita yishyikiriza polisi. Umugabo w'imyaka 27 wo mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange akurikiranyweho kwica umugore we akoresheje umuhoro, aho avuga yuko yabituye nuko yamukekagaho ko amuca nyuma yahise yijyana kuri polisi kugira ngo afungwe akimara kumwica. Ibi byabaye mu rukera rwo kuwa 25 Nzeri 2025 ibera mu mudugudu wa Cyaruhira mu kagari Kambyo mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera. Uyu muryango ubusanzwe warugizwe n'umugabo w'imyaka 27 warusanzwe aragira inka z'abandi n'umugore w'imyaka 25 ndetse n'abana babiri, bakaba babanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mayange Mukantwari Bertrida yabwiye ikinyamakuru igihe ko urupfu rw'uyu mugore barumenye ndetse batabajwe n'abaturage mu gihe bari gushakisha umugabo we wari wamwishe, bumva ngo yageze kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamata yijyanye. Yagize ati uwo mugabo ubusanzwe akora akazi k'ubushumba. Abaturage batubwiye yuko yaje ajyana n'umugore ku kabari bajya kunywa inzoga nta kibazo bari bafitanye. Baje kuva ku kabari barataha mu rukerera nibwo yishe umugore wiwe. Umugabo we ahita ajya kwa nyina amubwira yuko yishe umuntu ndetse yijyana no kuri polisi. Gitifu Mukantwari yakomeje avuga yuko umugabo yakekaga umugore wiwe ko yasambanaga n'abandi bagabo. Ati dukeka yuko yamwicishije umuhoro kuko yakomerekeje inyuma mu mutwe. Uwo mugabo kandi ari mu maboko y'inzego z'umutekano, ni mu gihe umurambo twawujyanye ku bitaro kugira ngo ukorerwe isuzuma tugarure mu muryango kugira ngo ushyingurwe. Uyu muyobozi yakebuye abaturage bagirana ibibazo ntibabibwire ubuyobozi, abasaba kujya babugana kugira ngo ubuyobozi bubafashe gukemura ibyo bibazo byavutse, by'umwihariko kugira ngo barinde kwicana. Ati abantu nibirinde by'umwihariko kuvutsanya ubuzima. Tugira inama abantu ko bagomba kubahana bakirinda gusagarirana. Niba umuntu yaguhemukiye ubuyobozi nicyo tubereyeho, ugomba kuza tukagufasha. Kuri ubu ngubu uyu mugabo akaba afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamata mu gihe iperereza rikomeje. Itegeko rivuga yuko umuntu wica undi abishaka abakoze icyaha, iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Mu karere ka Bugesera hakomeje kuba inkuru nk'izi ngisi, kuko na kare mu gitondo twari twabagejeho inkuru y'umusore watwikishije lisansi se, by'umwihariko bapfuye yuko ntacyo yaramumariye. Rero ibi byose ntibikomeje kugenda biba muri sosiyete nyarwanda, aho umwana asigaye atinyuka akica umubyeyi wiwe ndetse n'umugabo agatinyuka kwica umugore bashakanye amushatse amukunze ndetse bari bafitanye n'abana, agatinyuka akamuhekura akamwica agasiga abana aho ngaho bagasigara bonyine, azi neza ko nica umugore nawe ari bufungwe abana bagasigara aho ngaho bangara. Ibi byose rero ni ingaruka zikomeje kubaho ku bana muri sosiyete nyarwanda. Nshuti bakunzi bacu, ni munyemerere duhindure ingingo. Ababyeyi b'i Rusizi bateye impungenge n'abana babiba amafaranga bakayashikisha n'abantu batwara amafaranga bakayashukisha abangavu kugira ngo babatere inda. Ababyeyi bo mirenge ya Ngugu ndetse na Gashonga na Nyakarenzo mu karere ka Rusizi bavuga yuko mu byongera inda ziterwa abangavu muri aka gace harimo kuba amafaranga, by'umwihariko abatekamutwe biba abaturage bakajya kuyashukisha abangavu kugira ngo babasambanye. Mu karere ka Rusizi abangavu batewe inda kuva muri Mutarama 2025 na abangavu 69, muri 2024 bagera kuri 64. Abatekamutwe kandi bagaragara mu karere ka Rusizi by'umwihariko mu mirenge ya Nkungu na Nyakarenzo na Gashonga. Ubusanga amashyamba bicaye mu matsinda bakora ibyo bita kuransa, aho bandeka ubutumwa bugufi bavuga ngo ya mafaranga yohereze kuri iyo nimero. Aba nibo rero bahamagara abaturage kuri telefone bakabatekera umutwe. Ndetse Ikimayi Jacqueline wo mu murenge wa Nkungu yabwiye ikinyamakuru igihe ko murumuna wiwe yatewe inda nabo batekamutwe bamushukisha amafaranga, by'umwihariko batuburiye abaturage. None ngo byarangiye uwo mukobwa nawe yinjiye muri iryo tsinda ry'abajura. Ati igitiza umurindi inda ziterwa abangavu ni abatekamutwe. Iyo bamaze kubona amafaranga bashaka abana bacu bakiri batoya bafite imyaka 14 na 15 bakabashukisha amafaranga babonye batavunitse bakanabashora mu mibonano mpuzabitsina. Nyirategekimana Jacqueline wo mu murenge wa Nyakarenzo ufite abana barimo umukobwa w'imyaka 14 avuga yuko afite ubwoba ko ibisambo bishobora kuzatera inda umwana wiwe. Afite by'umwihariko afite abana ndetse akaba afite n'ikibazo ko bashobora kuzatera inda abana biwe. Ni ikibazo kuko
iyo bamaze gufatisha amafaranga babyungukisha bakagenda bagashukisha abana b'abakobwa bakabasambanya, hakabaho by'umwihariko abatwita ndetse batarageza mu myaka y'ubukure. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruherutse kwereka itangazamakuru abagera kuri 26 biganjeho umurenge wa Nkungu bafatiwe mu bikorwa byo gutera umutwe abaturage bakabiba arenga miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Sindayiheba by'umwihariko mu kiganiro yajyanye n'ikinyamakuru Igihe yibukije abasore n'inkumi ko bo mu karere ka Rusizi ko by'umwihariko bagomba kwirinda ubujura kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko kuko kiri no mu bwambuzi bushukana. Abasaba kubireka bagakora imirimo n'akazi kabyara inyungu batishoye mu byaha. Ati ntabwo tubihakana, by'umwihariko abagaragaye koko ni urubyiruko rukomoka muri Rusizi, ariko ntabwo ari bo bonyine, hari n'ababikura buri mu tundi turere. Ruriya rubyiruko turarwibutsa ko by'umwihariko bagomba kugira ubwenge bagashaka uturimo bakora kugira ngo bareke ibyo bintu kuko bafite amaboko, by'umwihariko atari ibyo ngibyo bareka gukora ubwambuzi no gushuka abantu kugira ngo amategeko atazabahana. Tubagira inama kandi tukababa hafi kugira ngo bahinduke, ariko kandi dufite ingamba kubatemera guhinduka tugakomeza kubakirana mu rwego rw'ubutabera. Umuntu ukoresha amayeri arimo kwita amazina atari aye ndetse imirimo adafitiye ububasha kugira ngo yizeze icyiza cyangwa se atinyishe ko hari ikibazo kibi maze akambura undi by'umwihariko imari iwe cyangwa se igice cyiwe, abakoze icyaha cy'ubwambuzi bushukana. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 5 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda kugeza kuri miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Iki nicyo gihano umuntu wakoze ibi byaha uyu urukiko rwabimuhamije akomeza kugenda kuba yafungwa. Hirya no hino mu Rwanda hakomeje kugenda hagaragara abangavu baterwa inda bategejeje imyaka, aho usanga harimo abana bagira mu myaka 14 ugasanga batewe inda n'abagabo babaruta cyangwa se abasore bari mu myaka za 25 ugasanga yatinyutse kujya hejuru umwana w'imyaka 14 yamuteye inda, ndetse ugasanga ari no kwidedembya nta rwego na rumwe rwigize rumukurikirana, bitewe nuko kenshi usanga niyo bateye umwana inda bagenda bagashukisha amafaranga iwabo nabo bikarangiza rero babaye bafatanyacyaha, bikarangira badatanze amakuru. Ndetse n'abakozi bari benshi bagiye bashinjwa ibyo bintu byo kurya ruswa by'abantu bakoze viole cyangwa se basambanyije abana, bikarangira abo bana babigendeyemo ndetse bakabashukisha amafaranga bitewe no kuba babasambanyije bazi ibyo bakoze kugira ngo batabajyana mu butabera bakaba babihanirwa n'amategeko. Nshuti bakunzi bacu, ni munyemere isoreje aya makuru ahangaha bararekiramo kanya gatoya katarambiranye. Njye bategura nkabagezeho ndi Fabrice Mporana nayo ndabashimiye, mugire amahoro y'Imana.